Yes, reka mfata umwanya mbashimire cyane mwe mwakoze subscribe ku Makuru TV ndetse namwe mukomeje kugenda mureba ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Wowe ugiye kumva inkuru utameze neza, reka mubwire ngo ihangane Imana nazo gufasha umere neza, kandi nawe umeze neza ajya gushima Imana kuko niyo iba yagutije ubu buzima. Uyu munsi rero twanyarukiye i Karongi ahari kuvugwa inkuru y'akababaro. Batatu bubakaga umuhanda Karongi Kiziba bagwiriwe n'urukuta. Abantu batatu bo mu karere ka Karongi bajyanywe ku bitaro bya Kibuye nyuma yo kugwirwa n'urukuta rw'amabuye ahari kubakwa umuhanda wa kaburimbo Karongi Kiziba uhuza umujyi wa Karongi n'inkambi ya Kiziba. Iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Ruganda, akagari ka Kiniha, umurenge wa Bwishyura w'akarere ka Karongi kuri uyu wa 4 Ugushyingo 2025 saa 9 n'igice z'amanywa nibwo uru rukuta rw'amabuye ruri kubakwa kuri uyu muhanda uvuye mu mujyi utaragera kuri gare rwaguye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwishyura Songa Nsengiyumva Rwandekwe yabwiye igihe ko uru rukuta rwakomerekeje abantu batatu. Ati bajyanywe ku bitaro bya Kibuye bari kwitabwaho n'abaganga. Iyi mpanuka ibaye mu gihe nta mezi abiri arashira mu karere ka Nyamasheke abakozi bagwiriwe n'uru rukuta rw'amabuye bubakaga rugahitana abantu 8. Imirimo yo kwagura, gutsindagira no gushyira kaburimbo mu muhanda Karongi Kiziba yatangiye muri Gicurasi 2023. Kuri ubu iri kugana ku musozo kuko igeze kuri 95%. Murumva rero ko iyi mpanuka yabaye yo kugwira abantu, ariko kuri ubu bari kwitabwaho nta numwe urahaburira ubuzima. Reka tugumye dusenge turebe ko Imana iza kubafasha bakarokoka. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tukugezaho amakuru ku gihe.